Imana irakoze. Asante. Reka tuhaguruke. Bacha tusimame. Bahati. Mwini data Bahati Jo. Ndugu Jo. Adusomere Daniel. Adusomere kitabu cha Daniel. Ibice 3. Sura 3. Umurongo wa mbere ageze kwa gatatu. Kwanza hadi 3. Turasoma neza Yesu Kristo. Umwami Nebukadineza yakoze igishushanyo cy'izahabu, uburebure bwacyo bwari mikono 60, ubugari bwacyo bwari mikono 6, agihagarika ku kibaya cya Dura mu gihugu cy'Ababuloni. Nuko umwami Nebukadineza atuma abantu bo guteranya abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abacamanza n'abanyabigega n'abajyanama n'abibutsi n'abatware bose bo mu bihugu byabo ngo baze kureza icyo gishushanyo umwami Nebukadineza yari yarahagaritse. Nuko abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abacamanza n'abanyabigega n'abajyanama n'abibutsi n'abatware bose bo mu bihugu byabo baraza baterana no kweza icyo gishushanyo umwami Nebukadineza yari yahagaritse. Bahageze bahagarara imbere yacyo. Amen. Mwini data Adasi arayobotse tuba twicaye. Turagushimiye kandi Imana ishobora byose, tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye butumye tugera aha hantu. Ni ukuri izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amagambo yawe rero arasomwe, nuko Mwami Yesu ndakunyinze kugira ngo udukure n'umutima wo gutunga ubugingo bwacu. Emera Mana ishobora byose uze wivugire. Kabagema we ntabwo yashobora, ariko wowe urashoboye, kandi uri byose muri byose. Ubu bwoko bwose bugandagaje aha hantu butegereje kwakira umutima wo gutunga ubugingo bwabo. We rero abe mikoro nawe wivugire Nyagasani, kandi usige amavuta nyakubahwa Mwami Yesu yo kubona imbaraga zo gukoresha muri uru rugendo. Bana natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Sinzi niba abadiyakoni harahanze hakinze, sijui kwamba mashemasi pale nje kunafungwa, barebe abashobora kwinjira bari hanze, waone ambaye wako nje kama wanaweza kuingia. Mbonye telefone ari umuntu waruhamagaye, niona simu kuna mtu ambaye ameita, niba ari hanze sinzi, labda anaweza kuwa nje sijui. Imana irakoze rero. Asante kwa Mungu iduhaye uyu mugoroba. Ndagira ngo tunezerwe imbere y'Imana. Imana yadukijije urupfu, tugendana urupfu, tunatembea pamoja na kifo, ariko Uwiteka ashobora byose. Izina ry'Uwiteka ntabwo icyubahiro. Muzazibona ugeze imbere y'Imana, uze wihangana ushimire umwami, uvuga ati Uwiteka uragahora ku ngoma. Imbabazi z'Imana nizo zituma tudashiraho. Izina ry'Uwiteka rya icyubahiro. Urubyiruko ruri hano wihangane gushimira imbere y'Imana. Ibikwerere biri hano mushimire Uwiteka kubagira neza. Babwisha ukuri Imana yacu irakomeye. Uwitegereje gutandukanya yabaye kuri mwene data Ndayisaba, burya Imana irakomeye. N'abapolisi barahageze nabo baratangara, baje bafata mbese uri muzima? Imana yacu irakomeye. Nanjye bageze ndavuga ngo Uwiteka amufitiye umugambi, naba hari ikintu atayakosora nagikosore. Ejo bundi twari tumeze neza, tumaze iminsi turi mu gitaramo, aho twumvaga ijambo ry'Imana ngo Imana irondora, hakurikiraho igihe cyo
umwaka utarwarangira tukosore mwaka kabla haijaisha habakurikiyeho ijambo rivuga kifuata neno la hasigaye ahindwaranye mahali tunafika mahali pa mashujaa habakurikiyeho umugabane wabanesheje ni hakurya kandi ibihe byiza pe kandi twarafashijwe none Imana ikiye guca indi nzira. Leo Mungu amependa ukata njia nyingine. Ijambo tujye kwigira hamwe neno ambalo tunataka inavuga ngo ineza y'Imana. Neno ambalo tunasema uwepo wa Mungu. Bwana data bashiki banje, dada zangu, ntabwo turi abantu basanzwe, sio hatuko watu wa kawaida, ntabwo dusanzwe, hatuko watu wa kawaida. Arabatureba bakabona yuko dusanzwe, wanatuona kama tuko, ariko ntabwo dusanzwe, lakini hatuko watu wa kawaida. Turwara nkabo, tunagonja kama wao, turya nkabo, kama wao, kwambara nkabo, ariko turi abantu bagize umutima badasanzwe, lakini tuko watu wasio wa kawaida. Impamvu tudasanzwe sababu baramenya yuko tudasanzwe igihe tuba tumaze kuva hano, tutatoka hapa bafite amahoro yuko turi hano, nawaambia kwamba ariko nitumara kuhava ibibazo birahinduka. Izina ry'Uwiteka ntabwo ikibayiro. Mwene data rero aradusomeye, ndugu amekwisha kudusomea, kandi mwamaze kumva burya amekwisha kusikia buri wese yamaze kuvana mu kila mugabane. yote alikosa sehemu yake. Twumvishe abagabo Nisikia wanaume ndetse n'umugabo na mwanaume mwingine witwaga Nebukadinezari. aitwaye kama Nebukadnezari. Uwo rero yari umwami, alikuwa mfalme, yahanganye n'uwitwa Yohakimu. alipambana aitwaye Yohakimu, yari umwami w'Abayuda. alikuwa mfalme wa Yunani. Amaze guhangana nawe, alipambana naye, ndetse Imana iramugabiza. Mungu akawapa nao. Nebukadinezari abaratsinze. Akashindwa. Amaze gutsinda rero, aliposhindwa, amaze kwiba ingoma ye, ashaka abanyabwenge, akatafuta watu wa hekima. aravuga ati ubwo maze kwiba ingoma, reka nishakire abasore b'abanyabwenge. Acha nitafute vijana waje kusaidia. Noneho si n'ibyo gusa, hiyo tu abarabashatse bigeza hafi, aravuga ati kugira ngo bano bantu bigishe ubwenge ndetse banagubwe neza, niko bazatungwa n'ibyo kurya by'ubwami. sababu wataishi na chakula cha Iburu. Si ibyo gusa, Sio ile tu, ndetse na vino bazanywa, bazazanywa umuvinyo nk'umwami. kwa mvinyo wa Ikuruni. Muri abo banyabwenge rero Wale watu wa haba habonetsemo uwitwa Danieli. ulipatikana aitwaye Danieli. Danieli wahimbwe Belshazari. Danieli aliyopamba jina la Belshazari. Haba habonetse uwitwa Ananiya wahimbwe ariwe Saduraka. Pamba jina la Saduraka. Haba habonetse uwitwa Mishayeli ukapatikana na mwingine aitwaye Ashaeli, ariwe wahimbwe Mishaki. aliyeitwa Meshaki. Habonetse uwitwa Azariya cyari bikomeye ariwe Abedinego. ambaye ni abo nabo babonetse mu banyabwenge wale wakapatikana aho mu bwami bwa Nebukadinezari. ndani ya ufalme wa Nebukadnezari. Noneho Nebukadinezari yarafite igisonga cye gikwiriye kubacunga kikabitaho. alikuwa na akida wake ambao walikuwa wanahusika nao. Noneho Danieli aravuga ati ubwo tugeze hano, hivi tumewasili hapa, twebwe dufite uwo dukorera uko twahabwa turakuzi, ntabwo twakwishinja iby'ubwami ibyo kurya by'ubwami, ahubwo mbere ya byose kugira ngo tuneshe ibi n'igisaba cyo hagomba kuboneka itandukaniro. Bene data ari itandukaniro ry'abana b'Imana n'abana ba Satani. Noneho Danieli aravuga ati abw'icyo gisonga cy'umwami, aravuga ati rero ibi byo kurya mwaduteguriye twakwinginze twebwe udushakire ibyacu tuzatungwa nabyo, uzadushakire ibishyimbo, mu mwanya wa vino tuzatunywa amazi. Igisonga cy'umwami kiba kiravuga n'abagabo bo kumushaka umunsi mwadaze, umwami akabimenya ko basabona ibyo kurya bitari by'ubwami, azavanaho igihango. Danieli abarabwiye abw'icyo gisonga ati uko tubikubwiye bitwemereye, n'uba ushaka kugira ngo ubikore neza
utugerageze iminsi 10 usamaze urebe mbese itandukaniro ryacu n'abariya Imana turitiza birasaba ngo mugire itandukaniro ry'abisi impamvu twahamagawe tukavanwa mu madini no kugira ngo dufata dufite itandukaniro n'amadini ivyo by'iteka bihabwa icyubahiro abara bagerageje rero atangira kubagaburira ibishyimbo ndetse bakabaza kunywa bakura ngo umuvinyo bakanywa amazi iminsi 10 iragiye agiye kwitegereza araje mu maso bya Danieli sadira kabishakira bidenego abona amaso yabo harakeye babwisha ukuri y'umuntu arya neza aracya y'umuntu afite ibyo kurya by'umwimerere atandukana n'umuntu afite ibyo kurya by'umwimerere izina ry'iteka yabwicyubahiro baba bayeho ngaho rero igihe kiba kirageze Nebukadinezari aba yinjiye mu nzozi akaingia ndani ya ndoto tukugenda kwihuta rero kuko uyu munsi araba ufite menda mandatari kugira ngo tuguze uby'umwete n'ifata iminota 10 mihaga dakika 10 msubiri Nebukadinezari aba yinjiye mu nzozi akaingia ndani ya ndoto akakosa salama ageze aravuga ati akasema sasa niko na watu ya busara atumiza abanyabwegere akaita wenye busara abatumiza abapfu akawaita abatumiza abakonikoni mapigana mungu yewe abaragura simubareba wale wapigana mungu babaraje bose bageza aho ngaho ndashaka kugira ngo musobanurire ulitafsiri mwamse tusobanurire sasa mfalme tutafsiri yagenze bite ilikuwa je simuraba hanize mko manabii ni ngo lazima abapfu barataka hari yagenze bite nasema ilikuwa bacisha cyane hin hari mu guturanye nande pamoja na nani none mwami byagenze bite mwabatoya mwibaze byo ndashaka ngo musobanurire inzozi zanjye Imana yacu ni nziza cyane Imana yacu irakomeye musobanurire inzozi bene datareka babwira ngo abantu badasanzwe izina ry'iteka ry'igiciro baraza kumenya yuko mudasanzwe igihe nikigera barazaturira abantu badasanzwe Imana yacu ni nziza cyane musobanurire inzozi wenye busara wanapama macho juu wanakosa umwakapita hirya no hino wanapiga huko na huko sasa tutaambia sasa mwareba kubayibona guto wibaza murabireba gute ndashaka gusobanurira tafsiri ndoto zangu bananiwe walipochoka umwami mfalme abategeka isoko akaambia bakinde wala bakinde yake kitu kinapokurimbura kusudi kuangamiza wenye busara wote wote wanafariki chagisonga kibagira akida akaenda ikuru biragiye habari katembea ibigeze bizaka kwa Daniel rohinde bersha anaitwa Belteshazzar abahuye na chagisonga tutana akida amura abanyabwenge nabo bari bari busara walikuwa ndani noneho kiba kirabye turya gahunda zihari no kurohimbura abanyabwenge bose akamiza wenye busara wote Belteshazzar abito sasa akamwambia akida wa mfalme sababu gani ugeze itangazo tangazo la kihutiyeho ya haraka n'ubuhoro salama niko abanyabwenge bananiwe gusobanura ameshinda kutafsiri ndoto za mfalme Belteshazzar aramubwira ati sasa akamwambia ndakwibwiye nakusiri uduhereze iminsi tupe mike siku kidogo none sasa tuzagusubiza tutakujibu inzozi z'umwami ndoto za mfalme Belteshazzar n'abagenzi be kama na wanzi wake babaragiye wakaenda aragenda arabwira ati burya byakomeye sasa utagerageje kugira abagenzi be byakomeye ariko ikigeze kigezweho no gusenga kuomba tuzi ko Imana yo mu ijuru kuomba Mungu wa mbinguni iyi imenya ibihishe anajua mambo Imana yo mu ijuru Mungu wa mbinguni nisobanura itamenyekana mambo yote none rero icyo twakora ni iki tutafanya ni ugusenga imbaraga z'umukristo ni amasengesho babwije ukuri bene data nta kindi kiduha imbaraga zacu ziva hehe ziva mu masengesho ndani ya maombi babaragiye barasenze batangira kwambaza Uwiteka kuko Imana ari ubutunzi Mungu bw'Imana ni mpenzi wa yeretse byose akamuonyesha mambo yote Daniel byose abanabibonye abasandije cyagisonga cy'umwami aravuga ati burya ndashaka umujyane ugeze imbere y'umwami agiye gusobanurire inzozi ya rose abarihuse rero cyagisonga kibwira umwami ati burya Daniel
avuze ati inzozi warose yabasha kuzisobanura. Umwami aramwitegereza abati Daniel ubasha gusobanura inzozi narose? Daniel ati ntabwo ndi umunyabwenge kurusha abandi, ariko Uwiteka wo mu ijuru umenya ibihishwe akamenya ibitamenyekana, abasha gusobanura inzozi mwami nyagasani warose. Reka mbabwire bene data, dufite Imana itabara. Imana yacu irakomeye, Imana yacu ntacyo itabasha gukora. Umwami ati aho rero sobanurira vuba. Daniel baramubwira ati uraruryamye ugiye kubona ubona igishushanyo kirekire kirekire cyane, kandi icyo gishushanyo kirekire cyari kigizwe n'ibice bitandukanye kandi kiriyagiriza. Umutwe wacu wari zahabu, kandi igihimba cyacu mu gituza n'amaboko cyari ifeza. Noneho waza kubona amaguru yacu atari kuvuga byose, ikibero ndetse cyari umuringa. Noneho amaguru yacu yari icyuma, ariko ibirenge byari ibumba. Aramubwira ati warategetse urayobora pe, yewe umwami w'abami, mbese ntacyo ariko umutwe w'izahabu ni wowe mwami ubwami bwawe. Ariko ugiye kubona hari undi mwami uzagusimbura, ariko ntabwo uzategeka mukono wategetse. Si ibyo gusa, azongeraho ubwami bwa gatatu, nabwo buzayobora ariko ntabwo buzaramba. Ariko ubwami bwa kane buzaba bukomeye, kuko icyuma kimeze n'ibindi cyuma kikamenya. Sa Bibiliya kugira ngo acane ugufi agahita urya Imana yanyumyeho. Nta kintu Imana ikorera umuntu itabanze kuhazira. Sinzi niba tumujyana duzi Imana ntacyo yabasha gukora umutima mama wawe ukubwira ibyawe, byamara kuvaho umuturanyi wawe akubwira ibyawe. Si n'ibyo gusa, ujyana nawe mujyanama wa mbere ni wowe. Imana yawe ikabimenya ikaguhugura ukamenya ibyo wakoze, ariko uramukosora bibaye imvura ikomeye cyane. Cya gishushanyo rero nawe akaba ati biramenyereka cyane ugufi yaragiriza Uwiteka. Abavuze ati burya cya gishushanyo kuko bimeze bityo bagomba kubitunganya. Si n'ibyo gusa, akazabaho umwanya wo kugirukirana. Bene data bakuru, Imana twakukiye niyo Mana yawe. Hagera igihe cyo gusubira mu bya bindi wavuyemo, uzamenye ko urupfu rwawe rwakugezeho. Imana izaturinda gusubira aho twavuye. Imana iturinde gusubira mu byo twavuyemo, ahubwo ko gusubira mu byo twavuyemo Imana iduheze imbaraga zo gutera intambwe. Wakora musubirayo washaka ukagenda hakiri kare ukava mu mubiri. Babije ukuri ibi biratandukanye. Abasigaye itegeko hano Imana idatasoma. Umwami Nebukadinezari none aravuga ati rero hagomba kuboneka igishushanyo kigashyirwa mu kigo cya Dura, kandi noneho abakomeye n'aboroheje bose bagomba kuramya icyo gishushanyo. Bene data twabwira ibyo kurya si biryoha. Chakula si ibyo kurya si biryoshye. Wakati unapika chakula siko ibyo kurya biryoshye, weke chakula yenyewe biraryoshye pe, iko mtamu kabisa. Ukabishyira ku isahani itogeje, Lakini wewe ukabishyira ku isahani itogeje, ibyo kurya bizaba bifite akamaro. Chakula itakuwa na maana basi. Sinzi niba turi kujya Kama tunatembea pamoja. Baravuze ati rero Akasema itegeko n'iri sheria ndio ni ukuramya kiriya gishushanyo. kwa kuabudu sanamu. Daniel Daniel yari umuhanuzi koko, alikuwa nabii. Sadraka, Meshaki
Shadraka, Meshaki na Abednego abaraho bose walikuwa hapo wote. noneho Sasa itegeko rishyizwe sheria imeweka toka ikuruni. sasa Nukuramya ni kuabudu igishushanyo sanamu wari wese awaye yote. igihe kigeze Wakati ni wasini, itegeko rishyizweho sheria imewekwa, batangira kuvuza wakaanza kupiga amakondera aravuzwa, parapanda akapigwa, ifite amajwi maremare aravuzwa, na sauti ndefu sana. kuko itegeko rishyizweho mu kuramya Sheria imewekwa, mwese no kunama wote ni kuinama. Nebukadinezari yibagirwa yuko hari Imana ishobora byose, ariyo ya mbere kuriya gupfukamirwa, niyo ashobora kuba ku Imana kandi igira ishyari, ariko ntiyamenye ko Imana yamushyizeho ko ari yamushyize ku bwami. Ageze aravuga ati burya rero ni ngombwa gukiramya bose. Amakondera avuze bose babarunamye, wote wakainama. ariko Sadraka, Meshaki na Abednego abasigaye bahagaze bakia wakisimama, sababu walijua kwamba Mungu peke yake aliyeumba mbingu na dunia ndiye Mungu ikwiriye gupfukamirwa. Abantu rero bagiye kwitegereza mu bantu bose bunamye bapfukamye barangije icyo gishushanyo, babona babagabo basigaye bahagaze. naona wale wanaume wasimama, Amakuru baragiye habari zikaenda, se mwami itegeko washyizeho sheria uliweka, mbona ari abantu baba bari kubica watu wanayua batagukurikiza icyo washyizeho. sheria yako. Uwo ninde? Ule ni nani? Ni Sadraka, Meshaki na Abednego. Shadraka, Meshaki na Abednego. Ariko mbere tunamutura Acha niwaambie ndugu zangu, Imana yacu turi abantu badasanzwe. Mungu tuko watu wasio Bibiliya ngo nuca mu muriro pita ndani ya ntabwo uzakubwira, ndetse nuca mu mazi ntabwo azagutemba. Nuko umwami Nebukadinezari abashyizeho itegeko ati none mu gucana umuriro w'itanura, gonga moto ya kiberiti, uwanze wese kubaha itegeko ryanjye akazafatwa agashyirwa mu gitanura. moto ya tanuru. Ariko Sadraka, Meshaki na Abednego bazaza yabo ari ishobora byose. Alijua kwamba Mungu ni Mungu mweza yote. Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego, nyinyi wa Kaldaya, wale wa Kaldaya, nimwanga itegeko nashizeho katala sheria nimeweka, ni iyihe ni yipi Mana Mungu iri bubakize ambayo itawasaidia ikabakura hariya? hapo. Abandi baramusubiza Wengine wakamjibu, nubwo itadukiye hata hamsaidie, umuntu yemera no gupfira ukuri, kufia kweli, ukemera ukagimoga, ariko ijambo ry'Imana ukarinamba, ukuri kuzahora ari ukuri, ikinyoma kizahora ari ikinyoma. Mu izina ry'Umwami wacu twita Sadraka, Meshaki na Abednego bakitanga icyubahiro cy'umwami yarafise, baravuga ati nyakubahwa, nyakubahwa, mheshimiwa, utubwije ukuri, nakwambia kweli, nubwo Imana itadukiza kwa Mungu ariko ntabwo tubasha gupfukamira. lakini tutapigia magoti sanamu. Nk'abarwati b'Imana Akasema eti bamaramaje waitosha mwese mchezo mushiki wanjye yangu, dada zangu, asigaye yenye inafikiwa ni hano sasa, nahitwa yenye intwari mashujaa, zo zananiwe, alafu mtaalamu wao wameshindwa, ahasigaye nahitwarane baki ni wateje mashujaa, uzatangazwa tatangazwa ubona waba unyanyegeke atavuze wowe bita mu myenda gusigaye, unashita mwenye nguvu na kuna watu wowe undi wasuzuguraga ubona atambutse, ariko wowe wajya mu munyembaraga ubona usigaye, nuza kubona ubona umurebera musikire niwe yateye intambwe. Ahasigaye bene data bashiki banjye nahitwa intwari zananiwe, nuba ruzi barakomeye urukuza kwite. lakini sasa Bwana Mungu Harura ni bitagenze bitera, kweli imekuwa je, tugiye kugera mu gihe cyo kwiga. tunafikia wakati mbaya, Buri muntu wese yibaza ni ibiki biri gukorwa, kitu gani unatendeka, ni ibiki bibaye. kitu gani nimekuwa Bene data bakunda, turi mu gihe cya nyuma, kwa wakati wa mwisho, nibishoboka tuwezekana n'intore z'Imana hata zirahari, teule nao watafika. kuko Bibiliya ivuga ngo mbese Uwiteka naza azasanga kwizera kuri Ndana Yesu. imani ndani ya watu Intore z'Imana zananiwe wameshindwa. babwije ukuri. Bene data bashiki banjye, Dada zangu, wakira icyo wahawe pokea ile ulipewa, ukinambe, ambatane nacho, kuko aho
umwami aravuga ati kubwo bananiye kubahiriza itegeko mushaka abanyembaraga b'abasore bagiye babandi b'ubwami bafitiye amaboko mubashake asigaye bafata Sadraka Meshaki na Abedenego babahambire bagiye mu gifuku n'itandatu leta makuru ngo dufite Imana nubwo byakomera dufite Imana nubwo isi yahinduka nubwo ikirere cyahinduka zona byo ku Mana yawe nta muntu uriho uzi ko azahora iteka ibanga dufite ni nicyo twahawe nubwo wagenda icyo wahawe kizagupfumbata nubwo wagenda waryama muri kaburimbo icyo wahawe uzabujyanye nacyo babwije ukuri bene data ikibazo dushakaho ni kimwe ni iherezo ryiza Sadraka Meshaki na Abedenego bafashwe n'abasore baba barabahambiriye tukura amagambo ngo ineza y'Imana ntawayirondora uzi ineza y'Imana wabonye ibitangaza Imana yamukora ntazayikora ineza y'Imana ntahitakura umuntu ntahitagushira ineza y'Imana ikuvana mu cyavu ukijyana ibikoraho ineza y'Imana ituma amaso yawe hatagira utera ataba umunyamahanga ineza y'Imana niyo usiga utuvuta ku mazi izina ry'iteka rihabwa icyubahiro baba barafashe mwanyegeze uwo muriro mwanyegeze ibiri by'umuriro biri kuzamuka abashatse abasore b'imbaraga burya umuhari yameze ati kugira ngo babafate neza babajugunye mu itanura ntabwo itanura barirebeshaga n'amaso abo barebaga ibiri hejuru biri kuva mu mwobo bashaka ino zimeze uyu bakaba ari umwobo uri hanze akabona ibiri biri kuzamuka hejuru kuko kugira ngo babajugunye muri uwo mwobo habaye kuzamuka amasikariye barabazamuye bagira ngo nibacana ahantu hagaragara wenda bakabiruki ahubwo ari umwobo wubakiwe kuko babasha kwiruka bagahura n'igikuta barumuriro rero ibiri by'umuriro byagifite hejuru babasore rero barazamutse bagiye kubanagamo kuko umuriro ufite imbaraga byabiri nabo birabasengeye babirabakuriye babikuyemo babumaze kugwamo neza babakuriyemo Sadraka Meshaki na Abedenego babinjiye ku muriro bamaze kwinjira ku muriro batangiye gutambukamo niduca mu muriro were ntabwo uzadutwika uzatangira guca mu muriro tembera Mana kure niyo Mana nyamana izina twitekana by'icyubahiro bagiye kwitegereza abantu babona undi muntu udasanzwe uri wa kane ariko yarafite ishusho y'umwana w'intama noneho mwami twateremo batatu akabona tundi wa kane umwami abibonye arabatiye bisanzwe yemwe nibo bakuremo nibo bakuremo bavanamo bavuyemo heri kuvana ariko tukura amagambo ineza y'Imana dushoje kuba amagambo ngo ineza y'Imana niyo ituma tudashira ineza y'Imana niyo yakuzanye ukamwicaye hano dusoma igitabo cya Yesaya ibice 43 murongo wa 2 na 3 ariko tukura amagambo ngo ineza y'Imana havuze kuki unasema nini? murongo wa 2 ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba komeza tuvuga
akakubumba wowe Isirayeli aravuga ati witinye kuko nagucunguye naguhamagaye mu izina ryawe uri wanjye nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe nuca no mu migezi ntizagutembana nunyura mu muriro ntuzashya kandi ibirimi byawo ntibizagufata kuko ndi Uwiteka Imana yawe uwera wa Isirayeli umukiza wawe nagutangira Egiputa y'icumi Etiyopiya. Amen. Imana turakomeye cyane uwo mwana kumubungabunge Mungu aliyekuumba uwo mwana yakuremye Mungu alikuumba irakuzi anakujua uwo mwana wagucunguye arakuzi umwami twakurikiye aratuzi izi n'amazina yacu najua na majina yetu Imana tunabicara Mungu apewe sifa ariko lakini none Uwiteka sasa Bwana wakuremye wowe aliyekuumba wewe Yakobo kandi pia akakurumba anakufunyanga wowe Israeli Israeli aravuga ati akasema eti witinya usiogope unagucunguye maana nilikukomboa naraguhamagaye nilikuita Uwiteka amaze gucunga yaraguhamagaye aguhamagara no mu izina ryawe Uwiteka burya azi n'amazina yacu Uwiteka yaraduhamagaye azi n'amazina yacu azi inyicarire yacu azi imihagurukire yacu kugira ngo Uwiteka arahari iyo tudravinga Uwiteka abatureba aho tunyura hose Uwiteka abatureba iyo tugiye mu masitati Uwiteka abatureba Uwiteka burya azi amazina yacu witinya nuca mu muriro ntabwo uzagutwara nuca mu mazi ntabwo azagutemba bene ndakubwira reka mbabwira ngo ineza y'Imana Uwiteka ntabwo wamurondora Imana wayirondora Israeli ariwe Yakobo amaze kureba uburyo Imana ikomeye igihe yari yiseguye ibuye ariko utasubiye mu rugo abati none gusubira mu rugo ariko mukuru wanjye sinzi ko ndi bumukire amaze kohereza amatungo yari afite ndetse n'abagaragu si n'ibyo gusa n'abagore be yemwe aravuga ati nimumugeraho mumuhereze imigabane ariko yari afite ibanga ariko yiseguye ibuye abatangiye guhangana na marayika ajya kubona ikuburyo yazamuka abacakiranye nawe ahangana nawe bigeze mu rukerera marayika barayika byakomeye abamufasha hano kunyonga y'itako amaze gufata kunyonga y'itako ababwira ati ubundi witwa nde areka njyewe nitwa Yakobo bisobanuye ijanja marayika aravuga ati burya kugira ngo ushobore koge birasaba guhinduka icyo wari uriho cyo icyo warakunzwe kireka ahubwo ntabwo ukitwa Yakobo uhindutse izina uhindutse Israeli Imana burya amazina yacu natwe twari dufite amazina ba nyiragwango ba nyirachuki ba nyiramahane batu ya matatizo bagusebanya batu ya kuzozana iki by'amazina mengi sana ariko ibyo byose Imana irabiduhindurira itwita amazina itwita amazina abanyirarukundo we bakwihangana Imana yaraciye yarakoze izina ry'Uwiteka rirabicuza Yakobo rero amaze gukorwaho Yakobo ingendo zaratangiye atangira guhinduka yagendo ye yaragenda garata ibirahindutse Imana yacu burya yarakoze cyane ineza y'Imana n'ituma tudashiraho izina ry'Uwiteka rirabicuza mwere data muri uyu mugoroba mushiki wanjye wihenda
na kusika kabisa. Hivi tunakaribia kukomesha mwaka. Bila sababu ngumu. Na kubidi mwaka iishe. Na bali namba kubwa na watu. Hivi tunapigana hawaishi. Nikabi kugose. Na kuzingira. Igatuma. Utabasha kuzabukia kirere. Panda anga hii. Ni mfiti namba. Kama unashika. Ya tumusanga masengesho yawe. Niyumvikane. Sikirike. Na mfiti namba. Kama unavita. Yo kugira nyegekeya. Ya Bwana madhaifu. Ndapiki. Na kusi. Mbere yo gusoza mwaka huu. Wigi kubiteka. Kuringana nawe. Nikuhindurire amatinda. Zira kubiteka habicho. Turumubihe bigoye cyane. Turumubihe kihe. Wakati wa mwisho. Turumubihe kintabara. Wakati wa vita. Satani alibarakora. Ariko ndapigda mushikira. Kugira ngo mbere yo gusoza Imana iduhindurire amatinda. Imana tugarurire ibyaha. Byabindi twajyanye barakavuga. Byabindi byari kuruzuka. Ibyo ngibyo byose Imana ibitugaho. Mwizina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turumubiye bigoye cyane. Bene data Imana iduha imbaraga. Imana iduha amavuta. Umuririmbyi Imana iduha amavuta. Imana iduha imbaraga. Bene data turi hano. Wiginga Uwiteka mbere y'umusozi w'Imana. Inama y'Imana nayo ni iyi. Wowe ubwawe uriyizi. Yesu nabasha kukumenya. Urwanda kurwana nabwo uraruzi. Icyakunaniye wowe urakizi. Niba ari irari urizi. Niba ari ishyari urizi. Niba ari umugambanyi uraruzi. Ndakwirinze mbere yo kurwana umwaka urangira. Birasaba ngo umenye ineza y'Imana. Tumaze iminsi tuvuga amagambo meza. Ati n'ugukosora. N'ugukosora. Tukatura mu byo twigisha. Imana yacu idufashe. Kandi dukomeze. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mwene data urakosora ute. Mushiki wanjye urakosora ute. Birasaba ngo wige aho wavuye. Umenye naho ugeze. Ese utari nambwe ujya imbere. Cyangwa utari nambwe ujya inyuma. Hari igihe umuntu atera nambwe. Ariko bya bindi wavuyemo ugatangira kukokota. Wakwirebera yera. Bikagira ngo aho umugore ukarota. Ijambo ryari ririmo uburyo budapfa. Ukimbia musikufe. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo Mungu inaposema uri kureba hakurya. Bari babwiye mu bagisowari. Wari umusozi w'isowari. Noneho sasa aratangira ati yiwe akasema sasa Mungu wewe. Abagore rero ugiye mu wanawake bakunda ibyo mu nzu. wanapenda mambo ya nyumbani. Uzarebe iyo abantu bari kwimuka. Wakati watu wanahama hari ibintu biba bitafite n'agaciro. Ariko kumva atandagise. hawezi kuliacha. Kuno gutwara runaka. Bwana akuvana bijyana. Abagore ba Yakobo. wanawake wa Yakobo. Uziko ukwimuka kwabo. Kuhama kwao. Hari umuntu wabijyanye. Kuna mtu arabitwara. akabibeba. Bituma binakomera. Aje na kwa nguvu. None hose ukwera. Arabakurikira arabituma. Uramujyana agasiya amatungo. N'abantu bose abajyana. Watoto wangu anawachukua. Ndeka bakurikira. Ona kuwafate. Ajyanye n'Imana yanjye. Akaenda na Mungu wangu. Abantu bakurikiye Akawafuata. Yakobo arafati. Yakobo akasema eti none meze biti Yakobo wamuhagarare. Simama. Ibyo atwaye twara ariko ikintu kibabaje. Kitu kinachosha mke wake. Aragifite akona babiri. Hapo nacho mke wake Yakobo hajipo. Ari ikintu gikomeye kibabaje. Kinanichosha. Kandi bakijyana. Sasa ulijichukua. Mfalme eti. Ni Yakobo. Yakobo eti. Oya. Hapana. Siko na kitu kwanja. Kwamba hakuna kitu. Bose tubaye uburenganzira. Kandi abagore bake. Wanawake bakure mu mutima pe. Tabize. Nawaamini. Wapo. Shobora para no. Naweza kuishi pamoja na mwanamke. Tunasonga mbele hapo ya kujua. Wamugore wari wifite. Mwanamke alikuwa nayo. Sasa mutware bagena nenya ko bifite. Arasenda. Birabirangiye. Abanyicyati agicaye. No gusaka rero. Tugiye gusaka. Yakobo saka rwose. Kutengera ubwenge. Nabaratangira satse. Haguruka rero mwese. Ndati papa.
Papa. Warwaye iki? Tuzi na urabizi Papa. Sinshobora kuvuga. Bakutsara na kufisi mama hapa leo kukuyarisha. Mungu mzanire kitenge. Sasa kutafutia kitenge. Sikutsara byako. Kuna fiti baga icyari. Nene data bakundu wapenda bigi. Umwaka ugiye kurangira. Tukosore. Wagize kuroga gufata ifu y'uburozi ukabijya gusana hano ari uburozi ataruvuga ni yakata karungo runo muri n'ubwo burozi bubi reka mabwize wacha niwaambie hano hapa haki kari bato yakakora kitu cha kwa hapa binarana bigize muri Afrika talala imefika Afrika abara muri Australia barabimenya wenye kwa Australia wanajua tuze kuki sababu ya nini ururimi ururimi yetu akaretse ururimi anayovuka ururimi ukabana ya Mungu wangu bene data bakuru wandugu wapendwa ururimi bwo kurozi ururimi ni sumu babwishuko washoboye kuweza kuchunga ulimi yako chunga ulimi wako hari umuntu wavuze ati kugira umenye umuntu usudu mujue mwanadamu uzamenya ari bahagaze ukamujua kama anasimama hapana uzamenya yuko umuntu hayicaye vile yuko uzamenya yuko umuntu aryamye atalala kugira uzamumenye uzamenya yuko avuze uzamumenya avuze ariko bene data bakundwa shikibana turugiye cy'iherezo ariko ibihembo nabyo biri bugufi bene data bakundwa cyo gukosora imana yacu idufashe mwizeye ko bacu ariko twakora amagambo ngo ineza y'Imana uyu mwaka utarwarangira inabwo kumvana nayo ni iki tunapigana ni yipi yewe sasa bravo jambo yego ni karibuni mumeza mti muhira ni sawa wako kutangira mu mfano cy'Imana si fulani kagiri kuri ndabite kuzaje ndabite wagize muri rute yewe vitu gani ndio mama alisema kusema kambo bavuze waganda walisema kwa hiyo wareba unaona birachika sasa nitachakuza kuleta huko ndio usitiko kwawe ndio safari yako kwako ujanyona makamba nabewa na maneno uamuze cha kuvuga mambo unaweza uamuze kuvuga ati hangana bana tata tuwe yangu tuko uamuze kuvuga ati hangana nyabaruka kutoka tukiye kugira uamuze vipi unavuga kwa sababu wengine hakusema mwibuke bali abantu wale watu bari bagiye mouse bari bagiye babonye byabaye bakugira ngo kugamaga tabara abantu barakapfa bishu mwami wacu bagizuke barafati ngo barazatonya apana ababikoze kabare bamufata bikumye yari mwiza we nige fatu yari ndabifite ifuwe ariko atayumubwiza we n'umuntu ubaye gacize ariko ubufite yego uri gukora mfakazi yakivuga uri wa uyapfu kizapfuye yale malati batagira bavuga ibyiza batagira bavuga ibyiza umwami na wewe akumvishe abafunitse mwaruzi yuko imana kugenderera igihe utangiye kubyema igihe no kubyema ndio mambo ya Mungu uzareba wigiye gukora kutakutuvinga wabiye mu kazi wabiye hare hose ukaba wigiye mu kirere cy'umwana babwije kuri ugira mu kazi tazi kuwa imana igenda kurinda ukuntu ufite umunezero we wa drivinga we wasanyerwe babwije kuri nabya kweli nitwishikiriza umwana wacu ya mfalme wetu ndeza imana tuzayibona wana wake tutaipata kuri mugoroba majioni ya leo tutakwasozi kabla tukomesha mwene dada ndugu zangu wisunge umwami ndeza imana rata ibazo z'umwami nizo zituma
tugashyiraho imana yacu ibagire neza murare